ubugiye abo ndahamenya neza ariko mukanya rero nguwo bamwita Prince na Afrika yamaze kuyisohokamo ari hejuru y'inyanja y'Abahinde ari kwigendera kubera ko urukiko rwamaze gutinda. Bahaye abanyamakuru isaha y'isa 4 bahagira saa 3 n'igice, ariko umucamanza atinda kuza, aza saa 7 n'igice nibwo yatangiye gusoma urubanza, noneho umwanzuro awutanga ku isaa 8:20. Hayashize amasaha menshi Prince Kid yagomba kuba amaze kugera kure. Reka turebe ukuntu yagiye noneho sasa kugira ngo aze kuza guhuza na wa muherwe uri mu Bugande, arangize noneho nangiza agire gute amujyane. BOSCO Empire. Yes, nongeye kubaha ikaze kuri BOSCO Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo haye ikaze muri iki kiganiro. So rero ngewe hari imvugo ntari kwemeranya n'abandi banyamakuru cyangwa se abantu bari kugenda bavuga ngo uwita Prince Kid ngo yatorotse igihugu cy'u Rwanda. Ntago igihugu cy'u Rwanda wagitoroka ngo bishobore, kubera ko n'uwabigerageje ngira ngo byarangiye apfuye yiyahuye. Kuba Prince Kid yarakatiwe n'inkiko ntabe ari mageregere kugeza uyu mwanya, so kubera ko yatorotse igihugu cy'u Rwanda, ahubwo nubango mu bakagombye kuba bafite inshingano zo gusikasira umutekano w'u Rwanda. Indani muri bo harimo abagambanyi cyangwa se harimo abantu bagize uruhare kugira ngo bita Prince Kid abashe kuba yasohoka mu gihugu cy'u Rwanda, abe abarizwaho nyine abantu bari kuvuga niba ngo ari muri Australia simbizi, uretse ko ngiye ntabihamya. Ikindi ubwo byakagombye kuba biri kubazwa abantu bari muri immigration ndetse n'abari muri security y'igihugu cyangwa se mu mutekano w'igihugu, kuko kuba umuntu Wikipedia yaramwanditse, BBC kamwandika, The New Times kamwandika, za France 24 zikamuvuga yuko ari kuburanwa, wateguraga Miss Rwanda ari kuburana mu nkiko, final ukajya kumva ngo wa muntu baramukatiye arangije ngo bareba mu mutwe arigendera. Biriya bintu umuntu wabikoze warahemutse, watanze isura itari nziza ku gihugu cy'u Rwanda. Wenda ushobora kumva ko wakoze ibintu byoroheje, kuvuga ati wenda Prince Kid reka tumureke yigendere, ariko buriya Fazari ahubwo buriya wari guca urubanza rubogamye, ukavuga ati tumugize umwere, aho kugira ngo we umukatire nurangira kumukatira umubwira ati gendere. Biriya bintu waduhaye isura mbi aho uri wigaye. Niba waba uri no kurya inkoko cyangwa uri kurya iki, umenye ngo wakoze igikorwa kitari ucy'ubutwari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wibuke yuko anytime dushobora kwinjira mu ntambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batugabye ibitero. None se ni gute turi buze kuza kujya kurwana intambara kandi ndani muri twego dufite abagambanyi? Ikintu Prince Kid yaba yaraguhaye ni igiki gishobora gutuma usiga isura mbi igihugu kugeza kuri rwa rwego? Ese wenda Gisekede aramutse aje ibyo biguzi baguhaye bakabikuba incuro 100, ntago we watwiyicira? Ni ikibazo gikomeye cyane rero bano bagambanye ku rwange ruhande. Ntago nakifuza ko wenda leta y'u Rwanda ifata bino bintu nk'ari ibintu biri simple cyangwa se ibintu byoroheje. Uwacikishije uyu mugabo yagombye kuba yabibazwa, kuko ntago ari umuntu mwiza. Urabona yuko ntago akunda igihugu cye, n'ubundi aramutse abonye ibiguzi runaka n'ubundi icyo yasabwa cyose yakidukorera. Ubundi umuntu bita Prince Kid yagiye ate? Ese yaciye kuri airport? Ese yagiye afite passport y'u Rwanda? Ese ubundi Prince Kid ni gute uyu munsi inkiko zamukatira yarangiza akareba mu mutwe igihugu cyose bikavuga ko ngo yaciye ngo muri humye ngo umutekano w'igihugu urangiza ngo akagenda? Kurikirana ino raporo nagukoreye, ngira ngo turi buze kuza guhera kera cyane mu mwaka w'1700 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ngira ngo ni inkuru yanditse mu gitabo cy'intangiriro ibice 39, ibice 40 ndetse n'ibice 41. Hari inkuru y'umuhungu w'umusore bita ngo ni Yosefu. Uyu Yosefu yari umugaragu w'ahantu ku mutware w'ibwami bitaga ngo ni Potifari. Noneho uyu Potifari yari afite umugore w'incege cyangwa se wa mugore w'inshinzi, arangije ashaka ko aryamana n'uyu muhungu bita Yosefu. Uyu Yosefu yanze kuryamana n'uyu mugore. Uyu mugore arangije arataka ngo uyu mugaragu wansanze mu cyumba agiye kunsambanya ku gahato. Uyu muhungu baragiye bamushyira muri gereza mu gihe cy'imyaka 2. Ubwo nyine ni Titi Brown, imyaka 2 bayimufunga arengana. Ariko yaje kuza gusohoka mu ino gereza, asohoka noneho ari umu wa kabiri nyuma y'umwami. Nubwo niwe wari umutware uhereye kuri Farao
hakurikiragaho uyo Yozefu na wa wundi bita ngo Potifari yazaga inyuma ya Yozefu. Ngo wa mugore wamushufungishije yitwaje ibyari byo ngo nuko ndi umugore w'umutware ngo kuba nafungaga umupagasi ngo ntago ari ibintu ngo byoroshye, ariko buriya hari igihe muri gereza ariho burya ibintu biba bigiye gutangirira, nubwo benshi baba bavuga ngo muri gereza ngo ugiye uburangiye hoya, kuko iyo biza kuba ari ibyo ngibyo ntago Yozefu yari kuza kuba umutware ukomeye cyane muri Egiputa. Nta nubwo uyu munsi tuba tuvuga izina Mandela niba muri gereza ariho ibintu birangirira, nta nubwo uyu munsi tuba tuvuga umugabo bita ngo Adolf Hitler babizi ko bamufunze akandika ibyo bita Mein Kampf, na n'uyu munsi yoboye politike y'isi yose, yarangiza akanataka avuga ati ngiye ngomba gufata isi, kandi yabigezeho nubwo yabigezeho amasaha make cyane. Ntago muri gereza ariho hana ibintu burya birangirira, ujye unatuza cyane ko burya icyo Imana ishaka nicyo kiba kigomba kutubaho. Ntago icyo ugambiriye cyangwa se icyo kanaka agambiriye ku buzima bwawe ntago icyo ngicyo aricyo kizasohora ku buzima bwawe. Hari igihe wenda zanagufunga azi ngo arabirangije, kandi burya Imana yifite umugambi wo kuzagukura muri gereza uhita unaba perezida. Ibyo ngibyo ni ibintu bihari cyane. Uyu mugabo rero nta kindi cyaje kubaho ngo yaje kuza gutuma ngo igihugu cya Misiri gitunga isi yose mu gihe cy'imyaka 7. Nuba ngo abantu bakava impande zose baje guhaha mu Misiri, kuko niho honyine hari ibiryo mu gihe isi yose yari yugarijwe n'inzara imeze nk'iyi ngiyi uyu munsi uri kubona. Abantu bageze naho ngo bataburura ngo inyama muri tuwarete, bakagenda bakazoza bakaziteka bakazirya. Nuvuga ngo iyo uramutse urebye muri Bibiliya uza gusanga igihugu cya Misiri mu by'ukuri gishobora kuba cyari kimeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera, ariko uyu munsi ngira ngo ubukungu bwacyo nabwo burabarirwa ku mashyi. Abantu baho bishwe n'inzara barenda gushira, kubera yuko banki y'isi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2023 yasohoye raporo y'urutonde rw'ibihugu bifite ngo izamuka ry'ibiciro ngo riri hejuru cyane, ngo ndetse ngo n'ifaranga ngo ryagiye rigira gute ritakaza agaciro. Ariko ahangaha ngira ngo ni imvugo ya gipolitike yo kujijisha, ubundi bavuze ngo izamuka ry'ibiciro ku isoko ni nkaho bakagombye kuvuga ngo ni inzara, ariko bakanga kuvuga inzara ahubwo bakavuga ngo izamuka ry'ibiciro ku isoko. Nuvuga ngo impamvu ibiciro bizamuka ku isoko nuko ibiribwa nta biba bihari. Uyu munsi uragenda ukajya kugura idodo umufungo ukagura amafaranga 200, umwe waguraga senkani wikubye incuro enye. Ibirayi bakakubwira ngo ikiro ni 600, kandi hasohotse raporo ivuga yuko ngo ibirayi bitazarenza 180. Ugasanga isukari cyangwa se umuceri kiro na amafaranga 2000, kandi bakubwira ngo ntago ikiro cy'umuceri kizarenga ngo cyabiri. Izamuka ry'ibiciro ku isoko mu yandi magambo ni inzara yindi ibiri guca ibintu. Iyo raporo ya banki y'isi ivuga yuko igihugu cya mbere gifite inzara ku isi ari igihugu cya Libani, kigakurikirwa n'igihugu cya Misiri, ya Misiri nakubwiraga yo muri Bibiliya, kigakurikirwa n'igihugu cy'u Rwanda, kigakurikirwa n'ibindi bihugu. Uburundi nabwo buza ku mwanya wa 9. Bivuze ngo uyu munsi umurundi ari kubona ibyo kurya kurusha umunyarwanda, cyangwa se umurundi ari kurya ugereranyije n'umunyarwanda. Kandi none burya ngo agaciro k'inzu nicyo wayiririyemo. Ntago ngiye wajya kunkira muri sitawa ngo unyicishe inzara, afazaye burya najya muri dobandi muri ka kazu kameze nka kadushe, ariko nkabona icyo kurya. Ngira ngo itandukaniro aho ngaho uri kuryumva. Byo bitanga ngo kwihaza mu byo bita ngo basic needs bishobora kuba byiza cyane kurata ibyo bita ngo secondary needs. Kubaka ibintu birenze cyangwa se kubaka chateau, nyamara ntabyo kurya mu gihe imbabura warayimanitse. Ibi ntago biba ari sawa, ahubwo burya fazari waba mu kigonyi ariko imbabura yawe igahora yaka. Nuvuga ngo akenshi na kenshi usanga rero leta ya Misiri cyangwa se guverinoma ya Misiri ivuga yuko kukuba mu gihugu cyabo harimo inzara mu bintu bitegeze bibaho mu mateka yabo biri guterwa n'ingomero z'amashanyarazi igihugu cya Uganda cyubatse mu mugezi wa Nili. Iyi Nili nkwibutsa yuko ifite isoko mu gihugu cy'u Rwanda, ikabigenda nyine ikagenda nyine mpaka igeze mu ntuza mu nyanja itukura, ikabica mu ntuza mu gihugu cya Misiri, ndetse ubuzima bwa Misiri bukaba bushingiye ku mazi ya Nili. Hari ahantu ni mu butayu nta mazi ahaba, bivuga ngo Nili niyo bakoresha muri irrigation, bakaba bahinga bakeza. Hari umuherwe rero wari ufite imirima myinshi mu kiswe ngo Nile Delta, yahingaga na n'ubu wenda aracyana bihinga, uretse ko wenda atari kweza, yahingaga ipamba ndetse n'imbuto z'ubwoko bwose. Uyu mugabo byaje kuba ngombwa yuko aza kuganira na leta ya Uganda ku bintu bijyanye n'izo ngomero z'amashanyarazi, ndetse bakazana n'abandi batekinisiye bagomba gukora buryo ki izo wate ziboneka mu Bugande, ariko nanone amazi bakayaha speed ku buryo agomba kuza kugera muri Egiputa agifite speed nk'iyo yahoranye mbere.
kugira ngo bize kuza korohereza irrigation. Ngira ngo hari urugomero rwubatswe mu 1954 barwita ngo ni na Rubare Dam, rukaba rwubatse ahantu bita Jinja, ngira ngo ni hafi y'ikiyaga cya Victoria, ndetse rukaba rufite igice kimwe cya Victoria ndetse n'igice kimwe cya White Nile cyangwa se Nili ifataho. Urwo rugomero rufataho amazi makeya. Urwo rugomero rukaba rwaramenyekanye nka Owen Far Dam, rufite ububasha bwo guproducinga megawate 180. Urunguru ntabwo arwo rwari ikibazo, ahubwo dore urugomero rwaje kuza kuba ikibazo mu Misiri, ndetse n'abanyamisiri hari n'igihe bari bashaka kuba baza kurwana mu ntuza mu Bugande ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2020, ngo Ubugande bwahawe urupapuro mpuzamahanga rubemerera kubaka runo rugomero rw'amashanyarazi. Rukaba rwarubatswe na sosiyete y'Abashinwa bita ngo ni Chinese Sino-Hydro Corporation. Rukaba rwaruzuye rutwaye arenga miliyoni 1,400 z'amadolari y'Amerika. Rukaba rufite ububasha bwo gutanga megawati 840. Bakaba bararwise ngo ni Kanuma Hydraulic Dam. Urunguru rukaba rwarafasha amazi ya Nili rukayafunga, bigatuma mu Misiri hagira amazi make cyane, ku buryo ushyizemo amamashini kugira ngo akogota amazi bajyane muri irrigation, nuba ngo amazi ahita kama hagatangira kuzamo imicanga, ugasanga n'amashini yabo ari kugira gute, ari kwangirika. Rero hari umuherwe ufite imirima ahitwa ngo ni Nile Delta, ni ku nkengero z'umugezi wa Nili mu gihugu cya Misiri. Uyu ni umuherwe ukomeye cyane ushora amafaranga mu bintu bijyanye n'ubuhinzi, afite private jet igendamo abantu bagera muri 16. Iyi ngiyi niyo jet yagomba kuzamo aje mu Bugande ku itariki ngira ngo 5 z'ukwezi kwa 10 2023, ariko urugendo rwe bararwimura barushyira ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2023. Nuvuga ngo ni imbere yaho umunsi umwe ngo uwo bita Prince Kid akatirwe hano mu Rwanda. Nuvuga ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 2023 nibwo hano i Kigali twari gukatira uwo bita Prince Kid, cyangwa se twari kumusomera tukamugira umwere, cyangwa se tukagira gute, tukamufunga. Uyu mugabo ngira ngo yasesekaye i Bugande ari kumwe n'Abanyakoreya 4 nawe wa 5, ndetse n'abadriver bari batwaye iyo jet 2. Ubwo bari abantu bagera kuri 7, ariko noneho basubirayo bari abantu 8. Ndagira ngo kano kantu tugasesengure neza cyane, namwe mufite ubwenge mujye mumfasha, ariko ngiye mba nicaye nyine nkabashakira amakuru akantu ku kandi. Uvuga ngo uyu mugabo yaraje aje kuganira na leta ya Uganda kugira ngo barebe kuntu ngo babikora, noneho iyo Kanuma Hydraulic Dam ikomeza itange izo megawate 840, ariko nanone ngo hafi yayo bahashyira yandi mamashini agomba guspeedinga amazi ya Nile kugira ngo aze kuza kugera mu Misiri afite imbaraga, nabo muri irrigation babashe kuba ibyo bintu babikemura. Bakaba barashatse ko abo batekinisiye babane b'Abanyakoreya aribo bagomba gukoramo iyo technology, ku buryo amazi ari buze kuza kuva mu Bugande bayahaye speed akaza kuza kugera mu Misiri nk'uko byari bisanzwe, amazi nyare ku muvuduko hambaye, ku buryo n'abari baza gukubitamo amamashini bari gukora irrigation mu mirima yabo, amamashini yabatuzongera kuza kwicwa n'imicanga, cyangwa se ataza kuza gukogota imicanga, kubera ko amazi nta mbaraga gifite bitewe n'iyo damu Uganda yubatse. Bo bavuga yuko nyine iyo nzara kuba ngo Misiri iza ku mwanya wa 2 ku isi mu nzara, ngo nukubera yuko ubutaka bwabo nta mazi bugira, nta mvura ishobora kugwayo, biragoye, batunzwe n'amazi ya Nile, kandi Uganda yarayagomeye kugira ngo ibone iki, ibona amashanyarazi. N'urwo rwego rwatumye uwo muherwe aza mu Bugande ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2023, yarahageze ararara, ndetse ku isaha y'isa 7 z'amanywa itariki 13 z'ukwezi kwa 10 2023 nibwo yagomba guhaguruka mu Bugande ajyanye abo batekinisiye be. Ntago nzi byavuye mu myanzuro, ariko kuganira baraganiriye. Tugiye kureba niba koko uyu muntu ari ushobora kuba yagize gute, yaratwaye Prince Kid. Ahangaha nyine turibuze kuza gukoresha imibare, ubwo nyine abazi imibare muraza kuyigira hafi, abatayize muri buze kuza kwihangana. Nuvuga ngo mu bisanzwe kuva i Kigali ugera i Gatuna harimo ibirometero 81 n'ibice 4. Ku muntu uri kugenda ku muvuduko usanzwe w'ibirometero 60 ku isaha, ashobora kuhakoresha isaha imwe n'iminota 30. Uri kugenda ibirometero 50-60 ku isaha imwe, ushobora kuba uvuye i Kigali ugeze ku mupaka wa Gatuna. Nkibutsa yuko ntago Prince Kid yagiye na Rwandeya, uwagiye na Rwandeya ni umugore we bita Elisa Iradukunda, ndetse na murumuna we aho ngaho nibo baciye kuri Rwandeya.
Prince Kid yaciye Gatuna agenda ku muhanda w'igitaka igihe urubanza rwe rwari kugira gute rwari ruri kuba. Nkwibutsa yuko abanyamakuru ba nibo bantu babi cyane, nibo zamaneko mbi cyane, bose abagomba kujya kuri tere cyangwa se bamwe bashaka inkuru zo kuri tere, bose babere ku rukiko rukuru bagiye kumva urubanza rwa Prince Kid. Umenye ko urubanza rwa Prince Kid bari bateganyije ko ruri buze kuza kuba ku isaa 4 z'amanywa, ariko barangije barushyira ku isaa 7 n'igice, ngira ngo nibwo umucamanza yatangiye gusoma uko urubanza rwagenze, arufunga ku isaha y'isa 8:20. Nibwo yavuze umwanzuro, nibwo yavuze ibihano Prince Kid agize gute ahawe. Ngo ayo masaha yose uramutse uyabaze kuva ku isaa 3 n'igice, kuko buri abanyamakuru bo bahagera mbere ku itariki ku isaha urukiko rwatanze, ukagera ku isaa 8:20, kandi n'abandi hari n'ababanza kwandika, bandika barandika, hari n'abaprodinga inkuru kuri tere bakabanza bakaeditinga kugira ngo ibintu bize kuza kugenda neza. Uyu muntu ukurikije uko ibintu byari bihagaze, uyu muntu yari amaze kurenga menya na Afrika yari amaze kwisokamo, ari hejuru y'inyanja y'Abahinde ari kwigendera, kubera ko urukiko rwamaze gutinda. Bahaye abanyamakuru isaha y'isa 4, bahagera saa 3 n'igice, ariko umucamanza atinda kuza, aza saa 7 n'igice nibwo yatangiye gusoma urubanza, noneho umwanzuro awutanga ku isaa 8:20. Hayashize amasaha menshi, Prince Kid yagomba kuba amaze kugera kure. Reka turebe ukuntu yagiye noneho sasa kugira ngo aze kuza guhuza na wa muherwe uri mu Bugande, arangize noneho narangiza agire gute amujyane. Kwibutsa ko yaje na private jet ifite imyanya 16. Iyi ngiyi ikaba ifite ububasha bwo kuguruka ibirometero 1,100 mu gihe cy'isaha imwe, ndetse ikagendera kuri fiti y'ibihumbi 3,600. Ubwo babandi bajya bavuga nyine ngo ntago ngo abantu bize, wowe wize uze kuza kutubwira ngo kuva ku butaka ugera kuri fiti ibihumbi 3,600 haba harimo ibirometero bingahe? Nge ntago nize, reka mbikwemerere, wenda we warize waranaminujuru uri intiti, wagize wenda n'ababyeyi bakujyana Harvard barakurihira. Nge ntago nigize ayo mahirwe nyagira, ariko bikenzi basha kubisangiza bagenzi banjye. Uze kuza kudufasha nyine mu butiti bwawe cyangwa se mu bunararibonye bwawe, utubwire ngo kuva ku butaka ugera kuri fiti ibihumbi 3,600 harimo kilometers zingahe? Iyo jet y'uwo mugabo niho igendera, niho ibasha kuba yaguruka neza. Iyo imaze kugera aho ngaho iguruka ibirometero 1,100 mu isaha imwe. Kandi bango kuva Kampala ugera Katari Idoha cyangwa se kuri Hamad International Airport iyi Katari harimo ibirometero 3,428. Bivuze ngo kuva Kampala ugera Idoha muri Katari, iyi jet hagenda amasaha 3 yonyine iba yahageze. So ngo hari umushuti banje bita ngo ni Dani utuye hari imbarara. Nango twaraganiriye, ngira ngo ni ku munsi w'ejo twaraganiriye, arambwira ngo hari indege yabonye ya kajugujugu yanyuze imbarara yerekeza ahantu bita ngo ni Hoima. Ahangahe Hoima ni Kabare, ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri kuhubakwa. Kuva ngira ngo kuva hano Ikatuna ugera Ihoima harimo iminota 20, kubera ko ni ibirometero ngira ngo ni 25 na metero 100. Ngo ni hafi y'umupaka wa Katuna n'igihugu cya Uganda, nyine aho ngaho ino airport iri kubakwa bita ngo ni Hoima International Airport iri kubakwa Ikabare. Iyo kajugujugu ngo yaciye imbarara ku izi tariki 13 ku isaha y'isa 5 zishyira isaha y'isa 6 iri kugendera hasi yerekeza aho hantu bita Hoima. Ndetse ngo ntago yahatinze kuko minota 40 yonyine ngo ahise yongera icimbarara igenda yerekeza Kampala. None ngewe ndareba ndabatse umuntu wavuye i Kigali ari ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha abasha kuba wenda yageze hano Hoima byibuze ku isaha z'isa 6 yaba hageze. Ibintu naje kuza kubona ukuntu gahunda zari zipanze. Nuvuga ngo kubera kwitangazamakuru ku isaha y'isa 3 n'igice, abajya kuri tere abenshi bari ku rukiko rukuru bategereje umwanzuro w'urukiko ruri buze gufatira Prince Kid. Bivuze ngo niba Prince Kid yarahagurutse i Kigali ku isaha y'isa 4, byanze bikunze saa 5 n'igice yagomba kuba ari Katuna. Kandi umuntu uri umuntu kugenda mu ubwo buryo ntago abagomba guca kuri boda ngo ajye gutanga ibyangombwa ngo ajye muri za procedure nyine bakoresha nyine iyo umuntu agiye gusohoka igihugu. Ubwo wabashe kuba yasohoka igihugu arabizi uko bigenda nyine turabiza abantu wenda shoko baravuye mu gihugu cy'u Rwanda bakajya mu kindi gihugu ukuntu bigenda procedure zo kuri immigration.
umuntu ugiye mu iyi situation ntago bagomba kugira ku mupaka ngo bajye kumusakasaka aho yako n'ubundi ajya kuhagira we babizi ko agomba kugira gute agomba kuhatambuka. Byanze bikunze ndebye amasaha Dani yambwiye iyi ndege ya kajugujugu yaciriye imbarara, noneho nkareba n'amasaha Prince Kid bari batanze ku rukiko, byanze bikunze Prince Kid yagombaga kuba yageze Hoima kwaya masaha. Niyo mpamvu ngira ngo ino ndege itigeze itinda, n'ubundi uwo mutipe yarambwiye ati yaragiye nta minota 40 yashize, n'ubundi yari yamaze kugira gute yamaze guhindukira yerekeza i Kampala. None ngiye mu mutima wanjye naribajije ngo ni yihe mpamvu ishobora gutuma wenda leta ya Uganda igira naho wenda itanga kajugujugu igomba kujyana Prince Kid mu itoroka rye. Wibuke ko icyo gihe mu masaha 7 umucamanza yari akiri gusoma umwanzuro w'urukiko kugeza ku isaha y'isa 8:20. Kandi no kuva ngira ngo kuva aho hantu bita ngo Ikabare werekeza i Kampala naho na ahantu hafi cyane kabisa, na ahantu hafi ku buryo indege idashobora kuhakoresha byibuze iminota irengeje 45. Indege iri kugenda gake yuko byumva mu minota 45 yaba yahageze. Bivuze ngo mu ngo saa 7 ziri aho ngaho uyu muhungu yaramaze kugira i Kampala tayari. Nuvuga ngo ikibazo hano nibajije nawe ubwawe ushobora kukibaza ukavuga ngo ni yihe mpamvu wenda leta ya Uganda cyangwa se Prince Kid afite ubushobozi bungana iki ku buryo indege iri buze kuza kumufata Ikabari. Naje kuza gusanga hari impamvu nyinshi cyane zirenze imwe uwo bita General Muhozi Kainerugaba ashobora kuba afite kugira ngo afashe uyu muntu bita Prince Kid. Sinzi ngira ngo niba ubyibuka neza ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 2022 uyu mu General Muhozi Kainerugaba yari afite isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 habura iminsi, ubwo ni iminsi ngira ngo 5 ngo yo anniversaire ye ibe, yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter arangije arandika ngo Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 inshuti yanjye ya kera, nawe agomba kuzaba ari mu munsi mukuru wanjye w'isabukuru, ubundi tugira nibihe byiza. Yavuze inshuti yanjye, ntago yigeze avuga mushiki wanjye, yaravuze ngo inshuti yanjye yagize gute ya kera. Bivuye ngo ni kwa kunda abantu bashobora kuba inshuti ariko bakaba batagira gute badaherukana. Mutesi Jolly yahisaza nyine kwa kundi kwe aba afite ukuntu atwara ibintu bye, aranye bati musaza wanjye ntago kuri uyu munsi ndibuze kuboneka, ahubwo wenda nzaboneka ubutaha, ahubwo Imana igire gute igumugisha uzagira n'imyaka myinshi cyane. Umuntu waje avuga ngo inshuti yanjye ya kera, undi nawe ahitaza akubita amakano ngo musaza wanjye. Hano harimo amagambo menshi bisobanura ibintu byinshi cyane. Sinzi uburyo wenda General Muhozi Kainerugaba ashobora kuba wenda yarabaye inshuti ya kera Mutesi Jolly, cyane ko Mutesi Jolly yavuye Kasese ari umwana muto cyane wiga primaire, ntago Kainerugaba yaramuzi. Mutesi Jolly atangiye kumenyekana aho abereye Miss Rwanda. Sinzi rero ubwo bucuti bwa kera Muhozi Kainerugaba yavugaga yuko afitanye na Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 ntago mbuzi, ariko nyine ahangaha hari comment nyinshi cyane zagiye zinigwa nuko Mutesi Jolly yaje akabate musaza wanjye. Aka kantu ka musaza wanjye ngira ngo uyu mukobwa akunda gukoresha cyane. Ni kwa kunyisha guhura wenda n'umukobwa ari kumwe n'umuhungu akatavuga ati ni mubyara wanjye ntumugireho ikibazo, iyi ni mubyara wanjye. Ibintu nk'ibyo nyine byo kugenda nyine bica nkete gake. Ariko ubwo bucuti bwa kera Muhozi yashaka kuvuga ntago mbuzi, no kuba rero Mutesi Jolly yaraje umwita inshuti undi akaza amwita ngo umusaza we. Sinzi imikino hanga yari ihari, ariko urumva ko Mutesi Jolly yabaye nk'umuntu usuzuguye umuntu bita General Muhozi Kainerugaba, amusuzugurira mu ruhame mu bantu, kugira ngo umuntu nka General akubwire ngo kana kazaba hari wowe uhita unamuraburiza bate ntago nzaba mari w'imbeshyera. General bivuga ko ngo iyi BDS rebo yatishimye bitewe n'iyi tweet ya Mutesi Jolly yamukoresheje isoni mu bantu. Iyi rero ikaba ari impamvu yumvikana ishobora gutuma uwo bita General Kainerugaba Muhozi ashobora kuba inshuti na Prince Kid, kubera ko bari bahuje kuba batumva kimwe n'umuntu bita Mutesi Jolly. Ngira ngo iyo bita General Muhozi yaje no kuza kubigarukaho. Mutesi Jolly nawe ku kiganiro yagize kuri The Choice Live aravuga ngo ikinshishigaje ni ugutera imbere no kuba uwo nshaka kuba we mu myaka 10. Ntago ngiye ibyo kumbwira ngo wababaye, ntago ibyo ngibyo bindeba, kubera ko ibintu ngo tutabyumvishe kimwe.
ibyo ngibyo ayo magambo niba arayumvishe yabwiraga uyu bita General Muhozi, kuko bino bintu byaramubabaje kabisa, kumubaza byaramubabaje, ndetse byari binoroshye kuba yaba inshuti na Prince Kid, ndetse yiteguye kuba yatanga n'umusado ukomeye wose kugira ngo ku itariki 15 z'ukwa 11 2023 Mutesi Jolly nawe igihe azaba ari guserebura anniversaire y'imyaka 27 azaba afite ibyishimo bituzuye, kubera ko ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 11 nibwo Prince Kid yagomba kuba yagiye Mageragere. Kumva rero ntiyagiyeyo ufite anniversaire ku itariki 15, urumva ko nawe userebura nyine utameze neza, nyine ntago buri muri mood bitewe nuko ibyishimo byawe byuzuye ntago biba bihari. Ahanga rero nahise mvuga ati byanze bikunze iyi helicopter ishobora kuba yari ije Hoima ikabare gusanganira Prince Kid, ikahita imujyana, none yamara kumujyana ikamugeza Entebbe ku gihe, akaza kuza guhagurukana n'uyu muherwe akamugeza Katari. Nakubwiye ko iyi private jet igeze kuri fiti 3600 ibasha kuba yaguruka cyangwa se yakwirukanka ibirometero 1100 kwinuza ku isaha imwe. Bivuze ngo ubwo ibyo birometero nakubwiye 3428 biri kuva Kampala ugera i Katari mu mujyi ku kibuga cy'indege cya, ngira ngo hari ibibuga by'indege bigera nko muri 2, hari iyo bita ngo ni Doha niyo bita ngo ni Hamad International Airport. Ubwo abantu nyine bakorera za Katari murahazi, nge ntago ndagerayo. So ngira ngo rero wibuke ko ku izi tariki 13 urubanza rwa Prince Kid rumaze kurangira, umuntu bita Jean Paul nawe yeseze adutamo akantu ameze nk'umuntu uri kwataka Mutesi Jolly. Ngira ngo ibyo bintu narebabwiye impamvu mbigarutseho nuko hari umuntu nagiye mbona, hari abantu nagiye mbona mu makomantere bameze nk'aho batabisobanukiwe biriya bintu Jean Paul yavuze, nabyo byatumye Mutesi Jolly aba busy kuri Jean Paul yirengagiza umuntu bita Prince Kid. Bivuge ko banamukatira mu rukiko ntabwo uyu muhungu yari ahari, yari yamaze kugenda kare. Ku itariki 14 RIB yahise yohereza convocation umuntu bita Jean Paul imuhamagaza kwitaba. Kuri itariki 14 nanone ngira ngo nibwo umuntu bita Iradukunda Elisa yaba yarashyize video hanze ari ku kibuga cya Dubai, kuri airport ya Dubai, ari kumwe na murumuna we, ndetse aribwo abantu batangiye kuvuga ngo ubita Prince Kid ngo ari Dubai, ariko we yari hehe? Yari Katari. Aho ngaho rero bishatse kuvuga iki? Ibyo ngibyo ni ukuyobya uburari kugira ngo niba n'iperereza wenda ari gukorwa ku igenda rya Prince Kid baze kuza kuyobera za Dubai, bariho bajya guhigira, bariho baza kuza gucekingira, ariko umuntu yibereye Katari afite n'indi ndege ntari buze kuza kuvuga ngo wenda ngo yagiye muri Australia, ariko ntago Prince Kid ari muri Australia nk'uko abantu babibabwira. N'uwabivuze sinzi ahantu yabivanye. Prince Kid ntago ari muri Australia. Kuba uriya mukobwa Iradukunda Elisa yarafashe video amaze kugera i Dubai akayipostinga kunuza kuri ku mbuga nkoranyambaga ze, abantu bose bakabibona ko ari kugira ngo barangaze niba n'iperereza ribuze gukurikiraho baze kuza guhugira Dubai, ariko bahiga yamaze kugira gute, yamaze kugera iyajya, ndetse n'inzu ari burare bamaze kuyigeramo. Kubera ko icyaha ni gatozi, ntago ari kuza kubaza Iradukunda Elisa ibyaha by'umugabo we Ishimwe Kagame Dieudonne, ntago byakunda. Ariko kwigaragaza aho ari, ibyo ngibyo kwari nko kugira ngo nyine bakwereke yuko batakiri mu Rwanda, bamaze kugenda, ariko ntago yari kumwe na Prince Kid. Yagira ngo nyine niba hari n'iperereza rikorwe, ariko riyobye. Vuga ati wenda reka ngaragaza umugore wanjye ari Muhanga cyangwa se ari ku Kibuye, ariko ngenda aza kuza kuba ndi kunyura hehe i Musanze nigendera. Aho bari buze kubona umugore wanjye baraza kuvuga yuko nanjye ariho ndi, ariko tuze kuza kubajijisha, baraza kuza kumenya ibyanjye ngi namaze kukarenga tayari, namaze kugera aho ngomba kujya. Uyu muntu bita ngo Mutesi Jolly akimara kumva yuko umuntu yareze, umuntu yirukanka y'imyaka igera muri hafi 1 n'igice cyangwa se 2, 1 n'igice, ngira ngo ashobora kuba katiwe, ariko atari buze kujya mu ntuza muri gereza. Mutesi Jolly ni nka bya bindi nyine ngo umwana arira barangiza bakamuha bombo agaceceka kihanagura. Mutesi Jolly ngira ngo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 2023 yahawe ngo igikombe ngo cy'umugore wa mbere muri Afrika uvuga rikijyana, ariko ibi ngibi barabimubeshyaga. Ngira ngo nibyo bita ngo ni Zikomo Award yaberaga muri Zambia. Mutesi Jolly watwaye icyo gikombe ngo cy'abagore ngo bavuga rikijyana. Ngira ngo ni icyo gikombe sinzi niba nura mu perezida wa Tanzania batari kukimuha, ariko banga urumva ko Mutesi ashobora kuba rusha uriya mugore wa Tanzania, uriya perezida wa Tanzania kuvuga ijambo rikijyana. Ariko se nibyo
uwo Mutesi Jolly niwe mugore muri Afrika koko uvuga rikijyana. Ese yavugiye nde? Yavugiye nde? Nabo bakobwa yavugiye mu buzima bwa abo yavugiye ko uwo bakatiye batamufunze. Ibi ngibi nuko babeshya. Rega buriya nubwo umugore yahawe ijambo, ariko abagabo burya nibo batanga ijambo ku mugore. Ariko abagabo nyine bararutana, kandi burya aho ngo umugabo aguye mugenzi we arenzaho twatse. Niyo mpamvu Prince Kid ntago yari kugwirwa mu na kiriya cyobo, cyangwa se wari kuza kugwa ngo umugabo mugenzi we amunyureza watarenzaho utwatsi. Tura twatsi rero wabonye bamurengejeho n'umugabo mugenzi we na Jean Paul ushobora kubona ejo bundi batumurengejeho, n'undi mugabo bashobora kubona batumurengejeho, ariko nanone nyine zanyana z'imbwa zimwe wavuze izo ngezo zo niyiguye ahubwo umugabo araza akabate toka gahonyora uko yumva bishaka. Ariko buriya mu abagabo aho umugabo aguye undarenzaho utwatsi. Ariko none nyine mu bagabo harimo ibyiciro. Hariho abagabo bafite ububasha bwo guhura umugore ijambo, none wa mugore wahawe ijambo bakamuha n'ububasha bwo gusuzugura ba bagabo nyine bari hasi baciriritse. Ba bagabo batanga ijambo bagaha umugore ububasha bwo gusuzugura wa mugabo ugeze gute uciriritse. Ariko muri ba bandi batanga ijambo bahaye umugore ijambo, nta numwe ushobora kwemerera muri bo ko usuzugura mugenzi we. Ntago bikunda. Niyo mpamvu ubona Prince Kid yakatiwe, ariko agakatirwa yamaze gutega yanagiye. Barangiza bakita bagukubita ngo agahembo k'umuntu uvuga kwijyana. Gusa uvuga ibiki? Kuko uza kuvuga rikijyana ntago bari umuntu wareze mu nkiko bakamukatira, ntago uyu munsi abari kwitedembye, abari mageragere gukora igihano cye. Icyo gihembo baguhaye ntago wakimeritaga, ngira ngo bita ngo Rusine na Bruce Melody baye barimo, urumva. Ariko ntago Mutesi Jolly, ntago uri umugore uvuga rikijyana be gukomeza kukubeshya bagutesha mwanya wawe ubusa. Iyigire cyangwa se wishakira umugabo wibyarire, ibyo bintu by'amapolitiki bivemo, ibyo bikombe byabo byihorera, kubera ko nukukubeshya pe. Ngira ngo nuza n'ububasha bakubeshya ko ufite ntago bufite, kubera ko ibaze ko Prince Kid bamukatiye bakamukatira na passport ayifite ahita yigendera. Barangiza kubwira ngo uravuga rikijyana. Oya, barakubeshya Jolly, barakubeshya kugira inama nka bro wawe, ishakira ibindi bintu bifite inyungu ugomba kujyamo, kuko urugamba ntago warutsinda. Ikindi rero ngira ngo tuvuge kuri Titi Brown. Ngira ngo Titi Brown nawe ni uburyo bwiza cyane. Hari abantu agiye mbibwira nkabona batabisobanukirwa. Ubundi nk'iyo wenda uri umugabo ufite umugore wawe yagiye kubyara, none umuganga akaza kubwira ngo umugore wawe warabyaye apfana n'umwana, icyo gihe iyo nkuru ushobora kutayakira ukajya no muri koma. Ariko nanone iyo bavuga ati umugore wawe warabyaye umwana arapfuye ariko umugore ni muzima, urumva izo ni inkuru ebyiri zitandukanye. Hari inkuru nziza yuko umugore wawe warokotse, ariko none hari inkuru mbi yuko umwana wawe ageze gute apfuye. Icyo gihe wowe uhita ujya mu ntuza mo hagati, urishima ukanababara icyarimwe. Nuvuga ngo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 2023 nibwo umuntu bita Titi Brown yagomba gusomerwa urubanza rwe. Buriya nuramuka ugiriwe ubuntu n'Uwiteka ikagira abantu niyo baba ari 10 igushinga, babana 10 ujye uharanira yuko bagomba kubaho neza. Ariko nujya kubica urubozo byanze bikunze uzabica urubozo wumve kurenze, ariko finali yawe izaba mbi. Teba nkura mugabo wita ngo ni Gasana Emmanuel, yarakomeye guhera 2008 yarayoboye polisi. Hari abenshi cyane bari muri gereza ashobora ko yaragizemo uruhare kugira ngo bafatwe bafungwe, none agiye kubasangayo babafungane. Uyu mucamanza kuri Titi Brown uri umugome. Wenda nabone ngewe kera navuga ati wenda ushobora gusanga uyu muntu ari umuntu ukoresha ukuri, yabona wenda urubanza rwa Titi Brown rurimo amacenga akavuga ati ntago ndibuze kwijanika muri aya macenga, reka nkoresha amatekinike yose ari buze kuza gutuma ngewe ntagaragara ku rubanza rwa Titi Brown, ntazarugiramo uruhare Imana ikazabimbaza, cyangwa se ejo n'ejo bundi bigahinduka bakabimbaza. Ariko se kuri finali ku cy'urubanza rwe rwo kumucyura utarusomye, nukuri umugome, kandi ubugome bwawe buzakugaruka habe none cyangwa habe ejo bundi. Imana irebera impumyi ntago igihumbye, izabikuryoza. Hari igihe nabo ngabo umanura urenganya, ubambikisha amapingu barenganya, hari igihe nawe ushobora kuzashiduka wayisanzemo urimo nawe urarira nka kuri Gasana ari kurira ngo mfite uburwayi ni mumbabarire. Ariko ngira ngo biterike karinganira muririra nawe ntago yigiza byumva. Ariko Imana ihora ihoze, kandi ngira ngo ibyo dukora niko bigenda bitugarukira umunsi ku munsi. Uwo waburiwe wese wumve ubugome bw'uyu muntu. Tariki 14 z'ukwezi kwa 4 2023 uyu mucamanza yaciye imanza zigera ku 10 ageze ku rwa Titi Brown, aravuga ngo dosiye ye ndayibuze, urubanza ararusubika. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 2023 yavuze ko yagiye ku ishuri, urubanza rwa Titi Brown yanga kuza kuruca, bararusubika.
ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2023 uyu mucamanza yavuze yuko ngo DNA ngo zitigeze ngo ziboneka urubanza barusubika. Kandi ngira ngo ubu bita ngo ni Lieutenant Colonel Dr Karangwa Charles ukuriye ibyo bita ngo ni FRN bapima DNA, yavuze yuko DNA ishobora kuboneka mu munsi umwe mu masaha 28 cyangwa se byaba byatinze ikaboneka mu gihe cy'iminsi 7. Byatinze cyane biterwa nyine amafaranga wishyuye, kongera ngo ushaka ibisubizo mu munsi umwe wishyura amafaranga ngira ngo wishyura amafaranga 142 n'amafaranga 345 ku muntu umwe. Ubwo niba ari abantu batatu nyine abo amafaranga uzishyura icyo gihe ibizamini byawe guhereza mu munsi umwe. Noneho iyo wishyuye amafaranga 189 n'igiceri cy'icumi icyo gihe ibizamini byawe biboneka mu minsi 7 bibaye byatinze. Ariko Titi Brown ngira ngo yagiye kupima DNA ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2023, urubanza rwo ruteganyije ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2029. Noneho ku izi tariki bihagera hano ngo hashize ibyumweru 2 birenga bavuga yuko ngo DNA zitaragira gute zitarasohoka. Yego no kuri finali uyu mucamanza yazanye ropo aravuga ngo ngenda rwaye ntago ndibuze kuboneka mu rubanza rwa Titi Brown, ni mu rufunge. Byari biteganyije ko ribuze gusomwa ku saa 7 z'amanywa, ariko noneho ngo haza kuboneka undi muntu witanga ku isaha y'isa 3 z'amanywa avuga yuko Titi Brown ageze gute abaye umwere. Ntago uyu mucamanza yashaka ko Titi Brown ataha, ariko yaratashye. Uyu munsi u Rwanda turi kurubanamo twese, nubwo utigeze ubishaka, ariko Imana yo yaragize gute iri hejuru ya byose yagize gute yarabishatse. Ni impamvu rero batarusubitse. Ntabwo ubundi uyu mucamanza waje kurusoma na kera hose yagomba kuboneka karusoma. Impamvu ataboneka akaboneka kuri finali nuko bashakaga kubalansinga inkuru y'icika rya Prince Kid ndetse n'itaha rya Titi Brown ngo bihurire mu mitima y'abanyarwanda. Babazwe nuko ubita Prince Kid yatorotse ubutabera atafunzwe, noneho baje gushimishwa nuko Titi Brown yagize gute yatashye. Baze kuza kuba balance kuruta ko bavuga ngo Titi Brown arakatiwe cyangwa se barasubikiwe, noneho ngo Prince Kid yagize gute yatorotse. Iyo Prince Kid ataza gutoroka akajya mageragere, Titi Brown yari gusubikirwa. Kubera ko uyu mucamanza n'ubundi we yamaze gutanga rupo yuko yagiye kwa muganga arwaye. Ibyo ni ibintu biba biri ahantu hose mugize gute muhamuzi. Ikindi noneho hari abantu bavuga ko ngo Prince Kid bazamushaka, nta wamushaka kubera ko abakabaye bamushaka bamwe muri bo yabateze bombe ndetse imbarutso ni wifite mu biganza. Baramutse bakoze amakosa yo kumushaka n'ubundi yabaturitse yakanda pa ukuri kwabo kukajya hanze. Ikindi bagerageje kumushaka ngo wahaguruka i Kigali ugiye kumushaka muri Australia kubera yuko indani harimo abagambanyi, bakamuhamagara ati aho ngaho mwana bagiye kukohereza abantu baza gushaka, igire munuza muri Swede muri ya midugudu ya Museveni abariho poweramo abariho ujya gupowera. Niba atari naho atanapoye, ariko ntago ntaza kuvuga ibintu byinshi cyane, urumva ako kaba kancitse. Ikindi nanone kubivuga ko ngo icyaha ngo cyanoza ngo kizasaza ngo mu gihe ngo cy'imyaka 10, biro nabyo sibyo. Nagira ngo wenda nkubwire muri make icyo itegeko riteganya ku ibi bintu nyine bijyanye no gusaza kw'icyaha. Mu gitabo cy'amategeko ajyanye n'imikirize y'imanza nomero 027 akarongo 2019 ryo kuwa 19 akarongo 09 akarongo 2019 ku ngingo yaryo y'ikenda hari ikintu kivuga ngo inkomyi ntarengwa iturutse ku itegeko cyangwa se ngo inzitizi itigobotorwa. Ahangaha ikintu bisobanuye nuko Prince Kid bamukatiye imyaka 5, urumva ko ari mu gice cy'ibyaha bisaza ariko bikomeye bitari iby'ubugome, kandi ngo yaragenewe igihano cy'imyaka 16 ni icyo gihe n'ubugome, ariko baramugabanyiriza muzara mu myaka 5. Ahangaha ngira ngo ni icyaha gikomeye. Icyaha kikaba gishobora kuba cyasaza mu gihe cy'imyaka 10 mu gihe waba ukatiwe n'inkiko ariko zikakubura nyuma y'imyaka 10 biba birangiye. Ariko iyi ngingo nk'ubu ngubu haramutse hashize imyaka 9 n'amezi ngira ngo 11 n'iminsi haburaho n'iminsi 2 ngo imyaka 10 irangiye, hakagira umuntu ujya kwibutsa dosiye ya Prince Kid, batangirira kuri 0. Bivuze kugira ngo bino bintu bishoboke nuko bamwe mu bakagombye kuba bibutse no dosiye baba badahari, baba wenda barapfuye se cyangwa se byaba byaragenze gute, nibwo Prince Kid yazagaruka mu Rwanda. Ariko mu gihe bagihari anytime bajya kwibutsa
kandi iyo bibukije bahita batangirira kuri 0 bakongera bakabara bahereye kuri wa munsi wa muntu agize gute yatangiye w'ikifuzo. Ikindi nabone sinzi niba Prince Kid yagaruka ko n'ubundi nujya kureba mu byo bita ngo ni green card uraza kuza gusanga abanyarwanda benshi cyane nta wifuza kuba mu Rwanda, abenshi pe sinzi ikibitera, kandi bavuga ko igihugu kiryoshye, igihugu gifite uburyohe, kimeze neza, gifite umutekano, gifite umuyaga mwiza, gifite amazu meza, gifite imihanda myiza, ariko nugiye muri green card usanga abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi bashaka kuva mu Rwanda bakagenda sinzi impamvu. Kandi gahunda tugomba kuba duhora twishimye tukagariza abashyitsi bacu yuko nyine turi sawa. Ukajya kugura umufungo wa dodo wa 200 ariko ukaza ukata wishimye nta kibazo, kugira ngo nihajya n'umuntu uza no mu Rwanda abone ko abanyarwanda nyine turishimye tumeze neza. Kubabara buriya nabyo kugaragaza akababara buriya nabyo ntago ari sawa, bigaragaza n'uburyo bundi nyine bwo kutitwara neza kuri gahunda za leta. Kuko gahunda ya leta nuko buri munyarwanda wese agomba guhora yishimye. Wa wundi ubabara abameze nk'upfumbye gahunda za leta. Wayi ubabara mu gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere, igihugu cy'u Rwanda gifite buri kimwe cyose, kucyubabaye kucyubabaye kandi wambaye costume nziza umeze neza uri kurara mu nzu nziza, kabone naho waba ufite wenda kanseri kuguguna mu magufa, ukwiye kwishimira yuko wambaye costume imeze neza. Imana ikumpera umugisha. Kanda subscribe niba utarayikanda, ibindi turi kumwe na Hejo. Murakoze cyane.